Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza, nizere ko umeze neza, nizere ko uri amahoro. Turi kuwa gatatu tariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2025. Nizere ko muri amahoro, nizere ko ibyo muri gukora byose biri kubahira, buri kimwe cyose kiri kugenda neza. Naho bitagenze neza kandi cyangwa se bitari kugenda neza, wihangane, ni ubuzima, niko bumera. Uyu munsi biba byanze ariko nago biba bibaye iherezo. Ejo bishobora kuba byagira gute, ejo bishobora kuba byakunda. Nitwa Jean Bosco Bayisenga, aha ni kuri Sawa TV, ahantu hamwe rukumbi ho gukura amakuru y'imikino meza menshi kandi yizewe, akarusho ama breaking news. Hanyuma rero byose rwose tukabibanamo neza iyo wakoze subscribe, iyo wafunguye notification, iyo wakoze like, nyine ikintu cyose cyatuma ubasha kubona iyi channel mu zambere uba warakoze, mu byukuri ni iby'agaciro kuri twebwe. We really appreciate for your love. Mu byukuri urukundo rwanyu turarubashimira cyane. Nawe rero niba ari bwo bwa mbere uhageze, kora subscribe, ufungure notification kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Hanyuma muri kubibona muri screen zanyu, mufitemo equipe yitwa Police, mufitemo equipe yitwa Murera, mukanya hagiye no kuzamo equipe yitwa APR ndetse na AS Kigali. Nabanje guterekamo peno za Murera, nabanje guterekamo peno za Murera, mu minota mike cyane zirangiye haraza gutambukamo ibitego byiza. Equipe ya PRS yatsinze AS Kigali. Abataramu barimo ba Denis Omedi kuri game ye ya mbere, mwamubonye mute? Muze mumbwire. Ariko reka duhere kuri match ya Police ndetse na Rayon Sport. Murabyibuka ubwo kandi namaze kuba ikaze, murabyibuka ubwo bari mu Nzove, ntago nibuka umunsi wari wore ko ni muri iki cyumweru twasoje. Uwitwa Ngabo Robeni, umuvugizi, mu magambo ye ati turifuza ko hagiye interview nayo mfitera reka nyishake, ati turifuza ko ku mukino wa nyuma duhura na equipe yitwa APR. Ati APR tubabarire nizatsindwe na AS Kigali, ati nibashake bazayibire, atariko byanze bikunze. Yari yavuze ngo turifuza gura na APS kuri finale y'igikombe cy'intwari, izadufashe nizatsindwe na AS Kigali, twongere duhurire muri stade Amahoro. Abantu ntabwo babitinzeho kuko nyine wamugani Polisi uko nibi waya buryo Polisi waya ntawumvaga ko rwose Polisi iraza kugira gute, iraza kuba isezerera equipe ya Rayon Sport. Umuvugizi agira cya abaratangaje. Nyuma yo gutangaza match nyine ubu numva of course zagombaga kugira gute, zagombaga kuba uyu munsi ejo ku itariki 28. Habanje kuzamo ibintu byo kuvuga ngo bishobora kudakunda kubera ikibazo cy'impunzi zari zahungiye muri Pere Stadium. Benshi nyine bati urabona sinzi, ariko Ferwafa avuga ati oya, mutazana bya bintu byose rwose, bya bintu mwita ngo ni iby'amanuza, ngo romva ngo Ferwafa irajagaraye. Iravuga iti match igomba kuba, match igomba kuba rwose, match iranaba. Mu kuba kwa match ubwo ngiye nayere kuri match ya saa 12 ya saa 9 ndajyaho nyuma. Mu kuba kwa match tubona Rayon Sport isa nkaho itahindutse pe, n'ubundi usibye wenda ikibazo cy'uyu mutaramu ngo ni kapiteni Muhire Keve, ariko ubundi equipe yari yuzuye yose hari pe. Ariko nje nyimara kubona line up, ngira ngo nabyanditse muri groupe, ndavuga ni Rayon Sport igiye gutsinda. Nyimara kubona line up, rimwe na rimwe
hasigaye haba ikintu nkavuga ni reka nyitangaze mbere ejo nazagitangaza mukavuga ngo nibyo nangaje kubera ko match yamaze kuba. Abari muri groupe barabibonye narabitangaje ni APR yari isoje gukina ndavuga ni Rayon Sport igiye kugira gute igiye gutsinda. Uti kubera iki? Safe turabizi ko n'umukinnyi ukina atajya imbere. Reka nze ngurebere line-up yari yabanjemo ariko niba ufashe Safe mu by'ukuri utari mwiza cyane muri iyi sezo twese tubyemeranyweho Safe ntago ari mwiza. Urangije ufashe Safe umushyizeho Roger Kanamugire and then unashyizeyo Rukundo Abdurrahman Paplay, bivuze ngo uri gukina udafite box to box, kuko ubwo Roger niwe bari bahaye role yo gukina box to box. Ariko se mu busanzwe dusanzwe tuzi Roger nk'umukinnyi wa box to box. Ubundi akenshi Roger iyo yabaga ari mu kibuga wasangaga ari Roger uri kuri gatandatu Safe yicaye, urumva. Tukaba dufite uwitwa Richard Ndayishimiye kuri box to box, hanyuma Muhire Keve ari gukina nka nimero 10. Ari nabyo uyu mutoza yatekereje, ariko arivanga cyane mu gusimbuza Muhire Keve. Yego yabikoze neza ashyiramo Paplay nkuko byagombaga kugenda, ariko nanone yirengagiza umukinnyi ugomba gukina inyuma ya Paplay. Wibuke ko uwakirete ntabwo iraza kuba nk'iya Muhire Keve. Ibi bintu wakoze byo gufata Safe na Roger ukabashyira mu kibuga hagati, maybe birashoboka byanakunda, ariko byakunda mu gihe ufite umukinnyi bari imbere mwiza cyane mu kuza gukinira inyuma. Ibyo Muhire Keve arabizi kubera ko Muhire Keve n'umukinnyi ufite wakirete hejuru ku buryo no mu kibuga hagati hose komande hose nyine ubona Muhire Keve ariyo. Ariko fete atanziyo kuri Paplay cyangwa se Rukundo Abdurrahman ni umukinnyi icyambere afite fit cyangwa se like uburyo ameze, uburyo umubiri we uri fit ntago ari 100% kubera ko ni umukinnyi. Nekeza ko ni imwe muri game nye yarabanjemo muri uyu mukino, ko na game yari yabanje batsindwa na Mukura, maybe sinzi game bagiye batsindwa Muhire Keve adahari, ntabwo uyu mutaramu yari yabanjemo. Uyu mutaramu uretse n'ibyo muri karite ye ni wa mutaramu tuzi ushobora gukina muri ba batatu b'imbere, ni wa mutaramu yego ushobora gukina nka playmaking role ariko akayikina ahanini yibereye imbere atari kubasha kuza nyine gukinira mu kibuga hagati cyangwa se ngaze gukuvura bagenzi be. Ibi bintu byatumye hagati y'aba basore yabakana mu gireroshe utari mwiza cyane nka box to box mu gusora imipira, ni mwiza cyane mu kuyaka mu kuyitera, ariko kuvuga ngo arawuhereza nde, kuko buriya box to box ni umukinnyi ushobora gukina akantu akaba nka playmaker, urumva, akaba yaba nka playmaker, urumva. Ariko icyabaye ufashe Kanamugire Roger na Safe utazagira ikintu na kimwe gufasha mu mipira yose izajya imbere eshwe, kereka wenda niba ajya gutera koronera akajya mu mitwe, niba ajya gutera kufura akajya mu mitwe, ariko ikindi cyose kijyana baro ku izamu Safe nubimubaza. Safe ni ugukuraho barije akayijugunya imbere, ubwo box to box ni akenshi ibi ngibi aho kugira ngo mbikore sinzi wenda ikibazo cyarimo, ariko wenda niba Richard Ndayishimiye, Richard yarari kuri bench yarahari, ntabwo nzi ikibazo afite. Ni umukinnyi mwiza muri iyi sezo kuri box to box. Nekeza ko nano mu Rwanda abakinnyi baba bamurusha kuri uriya mwanya wa box to box. Richard ni bake, yaramaze iminsi ameze neza, so sinzi impamvu umutoza yafashe risk yo kumushyira kuri bench. Icyo ni icyambere. No ukamushyira kuri bench ubizi ko playmaker wa undi ushobora kuza kugukinira n'inyuma, wa undi ushobora no gukina defense byakunze Muhire Keve utamufite. Icyo ni kimwe. Niba mwana bibonye Rayon Sport mu kibuga hagati bya bintu byo kuvuga ngo ni ikipe nziza ngitambaza ishwi polisi ubundi no kugera muri mu minota ya penalty niyo yabyiteye, yakaba yarangije game hakiri kare cyane, kuko n'igitego Rayon Sport yabonye navuga Rayon Sport ntabwo yageze kereye uburyo bwa danje pe, ntabwo ndi kubabeshya,
niba hari umufana wa Rayon Sport wari uri kuri stade anyomoze, Rayon Sport nta buryo nta bumwe yigeze ikora twavuga ngo this kwa kundi Rayon Sport wabonaga mu minota 60 kugeza ku minota 80 yabaga yacanye umuriro. Ibyo bintu nta Rayon, ibyo Adama twamushatse turamubura. Abasore barimo Fornganye yafataga imipira ukabona n'umutaramu wikunze cyane udashobora gukinana n'abandi, ariko bishingiye kuki? Bishingiye kukuba nta bakinnyi batatu, nta bakinnyi na bamwe afite bari kuza kumufasha. Ubundi imbere wasangaga ari abo Adama Bagayogo, ari uwo Iragwa Haji bari kuza kumufasha. Ushobora kwibaza ngo none se ngabo bataramu ni bari mu kibuga? Yego bari barimo, ariko kubera absence ya capitaine Muhire Keve wabaga ari nk'ikiraro cya mediane na attack, kwa ngo ari uhuza, ari umuhuza wa mediane na attack ya Rayon Sport, kubera kutaboneka. Hanyuma Rukundo Abdurrahman Papre wamusimbuye akumva karakina umwanya umwe wonyine wa nimero 10 bampaye, kandi playmaker burya nubwo akina nka nimero 10 n'umutaramu ubu uri guki akenshi abagomba gukina nka free roll, icyo twita free roll muri football. Kwa ngo free roll iyo umukinnyi ari gukina icyitwa free roll, nuko ngo ni cya gihe abakinnyi 9 bari mu kibuga, ko ubundi mu kibuga haba harimo abakinnyi 10, ubwo umuzamu simubaza haba harimo abakinnyi 10 mu kibuga, hagati havuyemo umuzamu. Ngo ni cya gihe abakinnyi 10 bari mu kibuga, 9 muri bo bahawe inshingano zose, buri wese afite inshingano ye, hanyuma uwitwa nka nimero 10 cyangwa se playmaker agahabwa icyitwa gukina hashaka, like go everywhere. Urumva ni wa mukinnyi urabona yagiye iburyo, ni wa mukinnyi urabona yagiye ibumoso, ni wa mukinnyi urabona yanyuze mu kibuga hagati, ni wa mukinnyi urabona kuri attack, ni wa mukinnyi urabona mu kibuga hagati. Ubu niwe Muhire Keve. Rayon Sport yamumisinze byose turabibona. Ari nacyo kintu abantu batashye bibaza, baravuga bati Rayon Sport kikinyi imikino ibiri idafite Muhire Keve, idafite na Nsabimana Aimable, aba bataramu b'Abanyarwanda. Ari byo bintu nkunda kuvuga, nkabivuga hano abantu bakanuka. Ekipe zose za hano Inyarugenge zigizwe n'Abanyarwanda, ntihazagira ukubeshya aba ngo baba Denis Omedi, nta kintu nabonyemo. Ikipe zose z'Inyarugenge zifashwa cyangwa se abakinnyi bayo b'ingenzi, abakinnyi bazo b'ingenzi bose ni abataramu b'Abanyarwanda. Muhire Keve yabuze kuri match ya Mukura, tubona nyine icyuho, turabona Mukuri yitandika ibitego 2 byihuta. Urumva ahaziyemo nibwo twabonye itangiye kwihagararaho gake, urumva. Ariko ikintu gihari cyonyine umuntu ashobora kugira gute, ikintu umuntu ashobora kumenya, Rayon Sport idafite Muhire Keve ntahizajya, ntizagenda. Ibyo bintu bya Robertinho yageza Hamad kereka niba baragura nimero 10, ariko na Papre ntabwo ari uko yari mubi, ahubwo umukinnyi wese uzaza, nta mukinnyi n'umwe uzazana Rayon Sport, nta mukinnyi n'umwe yabona uzaba uri ku rwego ruruta urwa Muhire Keve. Ibyo byo mbihagazeho, nta wizabona. Kuko umukinnyi uri ku rwego rwa Muhire Keve urengeje, reka twifatire n'uri ku rwego rwa Muhire Keve, twere kuvuga ngo urenze urwego rwa Muhire Keve, uwo mutaramaguze nka miliyoni 200 z'Amanyarwanda zinarenga. Uwo mukinnyi muri champion hano mu Rwanda nta mukinnyi n'umwe ukina nimero 10 nk'iya Muhire Keve, nta n'umwe. Uwo ni wamubona, urumva. So ngira ngo nibyo ngibyo umukino wagiye urangwa hanini no kuba ni Police FC iri kugenda ikina neza, yari yatangiye iri gukina nabi. Kadime Ndiaye nyuma yuko umupira wari uvuye muri corner aransa bari imbere cyane, Ishimwe Christian arabyica. Nyuma yo kubyica Ishimwe Christian gufunga baro biramunanira, munyezamu Patience nawe niyo ngira azamuka nabi, araza arasohoka nyine abona ko Ishimwe Christian afashe umuntu, bose barashwana imipira barawutakaza. Haji nta kindi yisanze asigaranye umupira mu maguru. Urumva of course umunyezamu nawe ari uri mwizamu, izamu ryari rirangaye, nta kindi yagombaga gukora usibye guhita mininamo, nta kindi rwose yagombaga kuba akora usibye kuba guhita nyine agira ate amininamo. Igitego kiba kirabonetse, igice cya mbere kigiye kurangira. Police S yabonye koroneri bayiterekamo neza rwose, ayitereka kuri icyo twakita free header. Police S ibona igitego yishyura hakiri kare. Igice cya kabiri gitangira iri hejuru, bigeze mu minota hafi 80 ku minota 78 Kadime Ndiaye abona ikarita y'umutuku ku ikosa yakoze rwose, ubona ko
wagira ngo yari yabetinze simbizi rwose ibintu yakoze ni ibintu kuko nikosa bari bamukoreye ntabwo ari ikosa ryo kwihorera muri buriya buryo ntabwo ari ikosa ryari ryadanje ku buryo yagombaga kuza nuriya mujinya wose aza ahurutura umuntu byiringiro yage nyine nk'umukinnyi nawe ufite experience araryama aripfusha burundu arinda baravuga batahubwo muzana ambulance ariko nyine ari ukwipfusha birangira Kadime Ndiaye abonye ikarita itukura Rayon Sport itangira gusufura gutyo polisi iratakira ariko kubw'amahirwe match irangira ari kimwe kuri kimwe abareba bavuga bati kuba turangije game tunganya birashoboka ko twagira gute kuri penalty burya na amahirwe penalty nyine Rayon Sport mwabyiboneye rwose usibye umutara mumwe ntindera niyo mari nyinga ariko usibye umutara mumwe wayiteye rwose kajyamo abandi bose bagiye bazitera umunyezamu witwa niyo ngira patience akagira ate akagenda azikuramo cyakoze cyo mu ijambo rimwe niba Rayon Sport aruko izake Rayon Sport niboneye ikaba n'abakinnyi bakomeye cyane mu kibuga hagati man Rayon Sport nuko abayobozi abatoza ibintu byo mu Rwanda byose ubusanga iyo bagiye kugura nta nutekereza umudefanseri nta nutekereza umumediateri bose baba bishakira ba rutayizamu Rayon Sport ntago ikenye rutayizamu narababwiye ni mwitonde forunganye bitazaba gutya ari forume bitazaba gutya turi kubibona gutya kandi wenda ari forume uyu forunganye rwose bitazaba forume rwose game nizibe 3 cyangwa 4 ataratsinda muzamenye ko nyine Kaba none ubwo rero ikintu gihari ni equipe ya Rayon Sport yamaze gusezererwa nta mwanya wa gatatu uzaba ubwo nyine APR na Police zizagira gute zizikinira finali ngibyo rwose Murera igirite iba itawe ibishanga gutyo Police yose yakinye neza no muri penalty birayihira Police yose rwose yakinnye umukino mwiza so ngaye ngo ukoreka nigire ku mukino asaba abantu muri groupe bari kuvuga ngo ninkora ikiganiro ngo kiremo ngo Kasongo yeye yanuza ngo yangaborobe guterekemo Kasongo yeye ariko sha reka nze nyibashakira ariko si ibyo mushaka reka nze nyibashakira mugumeho gato umunota umwe nyishake Kasongo yeye niba ari nambari nganye sinzi n'ukuntu babiririmba nge ntabwo mbizi ngo Kasongo yeye yambere igikombe cy'intwari nyuma yayo turakina finale ko twe turabiswa tugomba gusezera polisi ariyo twifuza ariko reka ne kuyivuga ku stade amahoro tugomba kongera tukabigaragaza sibyo iyo twifuza ariko reka mubwiza ukuri badufashe tuzahure nayo kuko turacyakeneye badufashe abantu muri APR nibazatsindwa na Eskigali nibyo ngibyo umuntu yabasaba badufashe rwose tuzahure nayo abantu muri APR kuko mfite ubwoba Eskigali kibatsi kabiri kimwe kitatu dufite match ya mbere y'igikombe cy'intwari nyuma bamwita Ngaboro Ben abamuzi bamwita El Tigre El Pistolejo El Maestro yitwa Ngaboro Ben ni umuvugizi musemaji wa timu ya wananchi timu y'abaturage rwose umuvugizi wa ekipe ya Rayon Sport musemaji wa timu ya wananchi Rayon Sport niyo timu ya wananchi hano mu Rwanda aravuga ati ngewe ndabizi neza ko kuri finale tugomba kugira hakakana umuntu akumvisha neza ati ibyo ndabizi ariyo twifuza ariko reka ne kuyivuga ku stade amahoro tugomba kongera tukabigaragaza ati muri stade amahoro tugomba kujya gucya tukigaragaza ati APR dufashe nizatsindwe na Kigali none ahubwo nibo batsinzwe APR yo yabisoje
kare cyane kare bamwita Ngabo Robeni El Tigre El Pistolero ya mbere y'igikombe cy'intwari. Nyuma yayo turakina finale ko twe turabizi ko tugomba gusezera polisi. Ati twe turabizi tugomba gusezerera polisi. Ati tuzakina finale y'igikombe cy'intwari. Ati ibyo byo turabizi n'urucabana kuko polisi nayo irabizi ntabwo yakora ikosa ryo kudutsinda. El Tigre muramwemera? Yitwa Ngabo Robeni, Ngabo y'Icondo. Yitwa Ngabo y'Icondo Robeni. Akangabo rega burana ni imine ubundi yitwa Ngabo y'Icondo. Ni Ngabo y'Icondo bahinyemo baryita Ngabo. Ntabwo yitwa Ngabo Robeni, yitwa Ngabo y'Icondo Robeni. El Pistolero, El Tigre. Umwami ngo wa rap. Mubura mu banyamakuru bose niwe uririmba rap byatari. Ngabo Robeni rero umuvugizi wa Rayon Sport nyuma yo gutangaza abareyo batarongera tumagiye da abareyo ngiyo yatangaje baba bafite ubwoba. Iyo yavuze ngo ndatangaje ngo nabiharire Wasira, abareyo niko bamubwiye ngo ibyo Wasira atangaza biba byo, ngo ari kuwitwa Ngabo Robeni ngo ibyo atangaje reka ngo ntibikunda. So ubwo ku isaha y'isa 9 rero hari habaye iki? Hari habaye umukino wa mbere wabaye mu mvura nyinshi cyane abafana ariko ari benshi. Abafana ba IPR bari baje ari benshi bavuga batereka tuze turi benshi dutsinde tunarebe match ya Rayon Sport twifanire polisi. Polisi yakinaga E1 wajya ngo ni Real Madrid kubera umufana yari ifite umufana E1 umufana wajyaga kugana nk'uwa Rayon Sport. Ekipe ya PRS mu kibuga ku isaha y'isa 9 ibigikandagiyemo 11. Jewe usibye umwanya wa rutayizamu na n'ubu ngubu ngiye najya nemeranwaho n'uwitwa Darikonovic, ariko ubundi nibwo bwa mbere nari mbonye umutoza witwa Darikonovic atereka APR nkavuga ni ngiyi line-up APR yakabaye ikoresha. Hazavamo umutaramu witwa Denis Omedi muri line-up narabibabwiye. Hazavamo umutaramu witwa Denis Omedi, uyu mwanya wose uwe hajye mu witwa Jibril Watara. Ego Denis Omedi we n'umubencheri ibyo byo mu byakire ibyo bintu narabibabwiye ngo urumva ngo wange Denis Omedi n'umubencheri ibyo byo ndabikubwiye uzanabibona. Narabivuze muravuga ngo ndi kunenga umukinnyi wa hakiri kare. Denis Omedi n'umubencheri kuko umwanya umwe ufite Mugisha Gilbert undi ukagira Hakimu Kiwanuka, rutayizamu ni Jibril Watara, nimero 10 ni Ramin Bank ibisanzwe, nimero 8 yitwa Ruboneka Jean Bosco, nimero 6 ni Ramin Seidu Dauda Youssef, nimero 2 ni Byiringiro Gilbert Kajeje, nimero 3 ni Niyo Mugabo Claude, nimero 4 ni Arius Swane, nimero 5 ni Niyigena Crema, nimero 1 yitwa Pavel Nzira. Abo nibo 11 ba peri bihe byose. Ahangaha muri iyi line-up ngiye kukubwira haburagamo abataramu babiri, Byiringiro Gilbert Kajeje ndetse n'uwitwa Jibril Watara. Mwizamu rya ekipe ya IPR hari yabanjemo umutaramu witwa Pavel Nzira, muri defense hari harimo ni Jena Crema, ni umugabo Claude, Arius Swane ndetse na Ndayishimiye Diodoni cyangwa se Nzotanga Eric. Mu kibuga hagati hari uwitwa Seidu Dauda Yusufu, yarari kumwe na Ruboneka Jean Bosco ndetse na Ramin Ba nimero 14. Batatu b'imbere bari Hakimu Kiwanuka Mushasha, Denis Omedi Mushasha ndetse na Mugisha Gilbert. Mugisha Gilbert barafindura yarari mu kibuga rwose agenda yigaragaza cyane. Uwitwa Mugisha Gilbert Mugisha Gilbert rwose agenda agira ate yigaragaza. Abo rero nibo bari mu kibuga rwose cya ekipe ya APR itangira ikina rwose ubona ko ishaka igitego ihanahana bya hato na hato, ariko ukabona nyine wapi rutayizamu ntawe, harabura rutayizamu kabumbo, rutayizamu wa nyawe, rutayizamu hatari niwe waburaga rwose. Ariko nyine APR ikawutambaza ubona ko APR yatangiye kujya iwutambaza gake rwose.
igenda itambaza ariko nyine bikaragira byanze. Ekipe ya IPR yakomeza irahatana rwose. Igice cya mbere kirangira ari ubusa ku busa, ariko ubona ko nyine nta kuntu itari kugira rwose. Ubona ko nta kuntu itari kugira, yagerageje rwose, nta kuntu itagize rwose. APR wabonaga nta kuntu itagize pe, wabonaga nta kuntu itagize, ariko birangira byanze rwose. So ikintu gihari ni ekipe ya IPR yakinnye neza rwose. Icyo ndavugaho ni abakinnyi bashyashya. So ku kijyanye na Dauda ntago ari mushyashya, ariko ekipe ya PRS igira imana kuba ifite Dauda, ikagira imana kuba ifite Raminba. Abandi bose yaguze ishaka yanakirukana, ariko abo bataramu babiri ni indi level, n'urundi rwego. Ni abataramu mana nyagasani. APR mu kibuga hagati aba bataramu bahari, na macerega y'amagajo batsinzwe n'uyu mutaramu, uyu mutoza wari wakoze rere. Hari igihe uba ufite swad ugashobora kwimanage. Reka nk'urugero ukuntu ushobora kumanaginga swad. Mwejo wari ufite Niyibizi Ramadan, ubizi neza ko ari umukinnyi mwiza, sibyo? Niyibizi Ramadan, ariko ufata risk nyine umutereka kuri bench, yegura mukunda umutereka kuri bench ko Raminba ni mwiza cyane kurushaho, sibyo? Raminba yagukoreye uburyo bujyari igitego cya penalty ya mbere itaravuzweho rumwe, ariko niwe wari ugerageje. Yateye shot, amaze gutera shot umukinnyi asa nk'ukozeho, nubwo bamwe bavuga bati ntiyawukozeho, nge ntacyo ndabivugaho. Uragaruka arawutera nabi. Nge ntekereza ko yanakoze amakosa rwose, akaba yaranatsinze kiriya gitego akareka ibintu by'amapenalty. Sinzi impamvu, yari wenyine nta muntu umufashe, barirongerera mugarukira nabwo nta umufashe. Ubwo rero ugize utya umuteretsemo mu umusimbuza Niyibizi Ramadan. Yaraje atanga umusaruro, Niyibizi Ramadan aterekamo igitego kindi, sibyo? Niba umukinnyi wa mbere agufashije kubona igitego cya mbere, umusimbi akagufasha kubona icya kabiri, bigaragaza ko ufite abakinnyi babiri beza. Uramutse umanaging Raminba agakina iminota 75, Niyibizi Ramadan agakina 15 n'indi 5 y'inyongera, iminota 20 ku mukinnyi ibihagije. Urumva, iminota 20 ku mukinnyi irahagije. Abo ba Muzungu nawe ni umukinnyi washyizemo asimbuye, aragenda. Ikosa ryabyaye igitego cya kabiri niwe ryari rikoreweho. Kufura Niyibizi Ramadan yatsinze ni Muzungu ryari rikoreweho. Icyo nicyo twita ku managing squad. Darikonovic, komereza muri uwo mujyo, komeza muri iyo gahunda, ibintu bizagenda neza. Ariko ibintu byo gusanga uyu munsi wicaje Raminba washyizemo Niyibizi Ramadan, ibyo ntago bikunda. Terekamo iyo swad, nge lineup nakubwiye yiterekemo, urebe ko IPR itazihabwa. Kandi Rayon Sport yitonde, ifite icyizere ko ifitemo amanota 5. Ibya Rayon Sport ndaza kubigarukaho, sibyo? Ifite icyizere ko ifitemo itandukaniro ry'amanota 5, ariko 5 ufite na game nayo atansi ushaka wajya barabiri, kuko muba mufitanye game wayabara ari uko wayitsinze. Ariko igihe utayitsinze nka APR iramutse itsinze Rayon Sport, habasigaye abiri ni game imwe watakaza, APR ikayavance ikabira iguciyeho. So nekereza ko rero uyu munsi nanone ngiye ikintu nabonye ni APR iri gukina neza, ariko nanone itari yagira karite cyane imbere y'izamu. Ntabwo nzi niba Jibril hatari ari umutaramu ukomeye cyane, kuko ejo niyo yari no kuri bench. Ntabwo nzi niba ari rutayizamu igikura mwota, ku buryo twakizera ko rwose hari ibyo azaza gufasha cyane kuri ibi bibazo bya ba rutayizamu. Ariko nje ndizera ko ntashidikanya ko rwose ari umutaramu mwiza ushobora kuza gufasha ekipe ya APRS ku kijyanye n'ubusatirizi. Ngaye nguko APR itsinda ibitego 2-0. AS Kigali yagiye igerageza, ariko nyine nanone ni game ikomeye. AS Kigali nka ekipe isanzwe igora APR, mu by'ukuri navuga ko ntabwo ari bibi cyane kuri APR. Mutumva ngo AS Kigali yaratatse wenda ngo twumve ko twaninga APR, oya. AS Kigali ni ikipe ikomeye, noneho kuri ekipe ya APRS biba ari urundi rwego. Mwibutse ko mbere y'uko iyi champion itangira, APRS yari imaze imyaka irenga 5-6 idashobora gutsinda ekipe ya AS Kigali. Yarabikoze muri champion itsinda 1-0, ubu ngubu itsinze ibitego 2-0. Kude chapeau kuri Darikonovic, akomereje muri uyu murongo byose byagenda neza. Jereka nsoreza aha,
iyo raporo niyo nagombaga kubaha. Imana ibarinde, ndabakunda cyane, mwakoze kunkurikira, hanyuma tuze gusubira ku mugoroba.